Gugu. Bite ko asinziriye utariye? Sorry, ntabwo nari nsinzira ahubwo. Nese Gugu. Ubu ngubu ko bari basinziriye uri mu kazi. Oyo ntabwo nari nasinzira ahubwo nari ndi kureba nuko waje ntari kukumva aho se wicara ryari. Sikongeza ahangaha nkarinda gukora utari wanyumva. Bagize no nka ryari. Nese cyangwa nuko umenye nagereye cyangwa nuko nsanze utari mu kazi. Ndi mu kazi, sindi mu kazi si mabuja. Nese kusiga usinzira cyane wagira ngo urashonje, usiga umeze nk'umuntu udashaka, ufite irungu wigunze, ufite ikihe kibazo. Urebye n'inzara irimo nari mpondobereye kubera inzara kwako ahantu nari maze iminsi nkora ntabwo barampemba kandi hano ntabwo barampemba kandi navuyeho ntariye rero nari nshonje hafi ya niyo wiri hano ntabwo yigeza mpibiri kugeza n'uyu mugoroba rero nari nshonje mperuka kurya ejo bundi mu gitondo urumva ejo bundi nijoro sinariye n'ejo umusose sinariye n'uyu munsi sinariye nari nshonje niyo mpamvu nari mpondobereye umbabarire ntabwo ariko nataye akazi ariko umuntu arabwije nari bumwumve nubwo wajeho ntari kukumva umbabarire sibyo umbabarire we kubwira boss atanyirukana sibyo basi umbabarire we kubwira boss mwambabarira ntubwiye boss cyangwa mabusha wenda boss we ntakunda kuza hano ariko ntubwire mabusha sibyo umara ntabwo nabivuga Gugu umara ntabwo nabivuga urabizi uri umupampe wanjye ntabwo nakuvana ahubwo nagira ngo nkubwire ko ngiye kujya kwivuza hanze nakomeje kurwara ariko ngiye kujya hanze kwivuza mu Buhinde ndagira ngo usabe inkunga y'amasengesho ngiye koze uracibisha ko ugiye kwivuza mu Buhinde Imana yo mu ijuru namaze guteka ikimenyetso cy'umusaraba mbikoze kabiri inkunga y'amasengesho namaze kuyitanga amen ningakomeza ubwo nyine tuza turi amahoro dushimira Imana nzagenda ngewe namaje kubona tike nzajyana na mama ubwo ngubwo nyine no kudusengera tukaza operation ikazagenda neza hanyuma tukazagaruka amahoro nzagusanga umeze neza se nshaka gutya cyangwa gutya ibyo ushaka reka ngo usirimure ariko ngaho jyana gutya noneho naribi ubundi ariko nubwo ako nashonje urashonje aho se kwibera icyafi yataguha ibiryo usigaye ikirura nakubaye nka shere wanjye tane mwana iminsi imbere turaza gupfa ubusa yoze wallahi twapfuye umukobwa nawe twapfa umukobwa mana uzi ibyana bisigaye biri hanze hano dore birameze gutya birapakiye ntabwo twapfa umukobwa ntabwo byabaho cyagenda basanga gisa mwakoraga iki twaraciringaga bisanzwe nta birenze sinakubeshya Tania mukunda kubi cyane kandi ari muri future plan zanjye bro komeza ukubundi nakubwira iki ariko jye nafi ya ibintu bisigaye bimeze neza naho Tania yawe komeza ukubundi nakubwira iki it's up to you ngo afia ikintu cyo nyine ashobora gutanga ni uburozi kuko afia ni inyamaswa mu nyamaswa ni umugome mu bagome ni nk'umurimbuzi uzi yo yinjana ku muryango ari nk'unsanze nari nsinzire kuri akari kanyibye ku kibuno nasanga raketi iri kunkubita sinkubeshye ako badi wowe ndakwemera shawura umwana mwiza nyine mbona papa yaribyaye ko papa we twavuganye nka gatatu ari kumpa akazi ntacyo tuvugana gake ari kumpema nubwo abadahari ariko nyine nimfura pe nimfura ariko se kambe muri ibyo wambwiye ngo ugiye kujya kwivuza nyine ugiye kwivuza iki mbwira ngiye kujya kwivuza narwaye kanseri yo wandi guhamagaye
n'umuntu twari dufitanye gahunda ngiye kujya kureba nkubwire niba ari ukwivuza kanseri njya numva ngo irica cyane niyo mpamvu usaba amasengesho mu Rwanda nta hantu bayivuga ku buryo ugiye kujya mu Buhindi mu Rwanda byaranze narivuje biranga byaranze sinumva ngo ibitaro barayivura naho byaranze bampaye transfer nari nagize ngo kwizina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen ariko niba ari kanseri bikampfukame ngusengere shaka ngusengere no kuri Imana izagendane nawe ntabwo ejo tuzanga kubonana ngaho huma ngusengere Mani dukunda fasha umugaragu wawe Badini umujakazi wawe ni umugaragu n'umujakazi fasha umujakazi wawe Badini azagaruka amahoro abari kumuhamagara bose baba ari abantu bashaka kugira ngo azakire amen nzongere kumubona ari amahoro izina ryawe rihimbazwe amen tuzazira kuguhamagara ngo zitabaraze gusengera namwiciye gahunda umunanzengereje namwiciye gahunda Imana izagendane nawe Imana yo mu ijuru izibuye gusa munsigiye inyamaswa kazi umura nta kintu uzaba hafi ya ntagutera ubwoba mu bantu bihangana ndimo ariko buri hafi shadusa nk'abananiranwe pe nimba hano mbese atafashe nk'icyuma cyangwa umuhorongo nteme akuze umuntu nkingura atambwa turakoze kunkingurira nkuko ubikora uze ngukinguriye wona mabusha cyangwa boss byararangiye hafi ya nta muntu murimo simbizi gusigarana nawe ni nk'inyamaswa kazi pe humura nyagasana azakurinda nta n'ikintu uzaba tuzaza tunagusange uzabura amahoro kanjye kureba umuntu anshakaga basi turamubona ibyo kurya humura birabona ndashonje ariko ubwo ariwo ndakwizeye uyu mukobwa umutima we nukuri ni mwiza iyo abafi ameze nka gutya niyo nazasazira hano amafaranga bampemba yarihira sister Goreti akiga kandi akarangiza ariko hafi ntabwo yatumye ndamira hano cyakora kangusabire mugisha ngusenye ndi gukina baba wetu yuko mbinguni na salimia huyu mubibi umwangalie pato anaenda kila kitu chote anafanya pale kikweko neno la Mungu mukigana turavuga ngo Katondo uri mwiguru ogurumizibwe ekitibwa cya Mukama n'amani ga Mukama galabisibwe buri kimwe cyona kitambuliye ku mukono gwa Badine twagala komeko ari no bulamu bulungi munina Katonda muzaresi amen Badi mani zagufasha nizeye kuzakira mu izina rya Yesu kandi nzongera kukubona ndabyizeye Imana izayumva gusenga kwanjye suko ndizera ibihe byiza nagiranye na Gugu arimo aransengera disi ngiye kwivuza none nkaba naraje ndamahoro cyakoze nubwo mama nafi yari kungira umusazi kandi nkaba nzi neza n'akababaro ka Gugu akiri hano hafi uba ari wowe wirukanishije Gugu ku kazi ntabwo wazabarirwa byarashimishije ko yarasubiranye na hafi ni ishema kuri ngiye kabisa ikindi hafi ndamuzi ni umwana mwiza nambye sambagira kandi ikindi ndizera ko azaguca kuri za ngeso zawe wishoyemo bararansetsa no meze bura yazinsha hote bro hafi yamuze kugira amahane kandi ibintu bijyanye n'ingeso mbi ndabizi neza ko nta kimuranga mu ngeso mbi wenyine azakwishoborera mana ariko nakubeshya umukobwa nubwo umukunda barameze nk'umugome numva ntatuje mana umuntu aba umugome bitera impamvu so muri ayo rero hafi ni gute we na Gugu mwagiye mushwana kugeza ubwo umubaniye nabi yaravuye ahangaha yagiye no kwa Cece
ngo kumubarira nabi Sabadi bwo kumubarira nabi ushaka kuvuga nuko Mbese mwana wamwe imibanire yawe na Gugu akibanga ntuyizi akibanga bamubaniye nabi ageze no kwa Cece umugenda ko Sabadi ntayo makuru ko baba yakuye Gugu twaracatingaga agikora kwa Cece ambwira ibintu byose umukorera kumugendaho kumufata nabi cyakoze ufite imico itari ya gikobwa mwana wa mama ntabwo bade ninjye ubwira ngo ntabwo mfite imico nk'iya gikobwa aho ugiye ko ndi mukuru wawe cyangwa si shanora ntabwo kumenyereye ahubwo njye ndashaka kumenya icyerekezo cya Gugu ni gute ubwira abantu bose kutazi icyerekezo cya Gugu umuntu mwakoranye kwa Cece umuntu mwabanye ahangaha urumva umuntu mwabanye muri ubuzima bwose ni gute waba utazi ahantu ari yabura se ntuhangayike yagira ikibazo ntuhangayike umuntu mwabanye umva bade ntabwo nkwiye kumenya na rimwe ahantu ngegera nk'iriyiri nta nubwo nakwiye no gufata umwanya wawe ukaba utari kumbaza ibya Gugu ahubwo mfasha rwose umva imbere uko kumeza kuntera umwanya aho ngaho ni nkubera umuntu mubi muvi imbere ntaho ngiye ni gute wambwira ko utazi ibya Gugu umuntu mwabaye muri ofisi imwe umuntu wabaye ku irembo ry'iwanyu umuntu mwasangiye hano mu rugo ni gute waba utabizi ahubwo ugakomeza kumbwira amagambo nk'ayo ngayo umva bade uzi n'ikindi bari ruhaguruka kugenda rwose umfasha ntaza no kugutura ibihe bibi ndimo kuko nta n'uruhare ubifitemo wabuzize ubusa sibyo avuga gutyo ngomba gusura Cece nkamenya buri kimwe nkamenya n'ukuntu Gugu yavuyeyo umva bade ntukwiye gutakaza umwanya wawe n'umwe ujya kwa Cece cyane ko n'ibintu bitameze neza muri iyi minsi ni biki bitameze neza nka kubeshye n'inkwemukira ngewe Calvin nzaba narabitewe n'ibihe ntuzambure mengi sibyo uzanyihanganire pe mani uko wamemukira kose reka ngwire ikintu kimwe icyo ngusabye ni ukutazongera kubonana n'undi kugataniye umva zaha ntakubeshya kuri uriya mukobwa atani agusabye ugenze gake kuko wazicuza nka Calvin wahahise uze kubitekereza sibyo nicuza Calvin ibyo bintu bimbwiriye iki umva bade nkubaga kwiye kuba wishimira ko wakize ukagaruka mu Rwanda uri amahoro ibintu rero muri vangamo ucaho umbaza ibiki n'ibiki bitakureba ushobora kuzarangira ubizize utazi ibyo urimo ariko se nk'ibwo igihe mwahereye mureba ukuntu muri kurebana koko nkaho mwaganiriye abantu mwari mukumburanye ntakiruhisha iyo sura ntakiruhisha numva narebana nafi yahemukiye Gugu ariko se wa mwana ugira mu mutwe hazima ubwo urabaza afi ya Gugu afi yagurira he na Gugu umuntu wari umuzamu hano ufite ikibazo mu mutwe akoma ntabwo ari byiza kumushyigikira cyane nanjye utumvise ikibazo wowe ikibazo cyise cy'umuzamu n'umwana wo muri uru rugo si ugumenya gato umenya icyiciro urimo ntabwo nzi ko muri bamwe turi bamwe nyine si imfura yanjye se ubwo wumva nta soni ufite iyo urimo wataka mukuru wawe uzi ko yakuboneye izuba uramubaza Gugu ko yari umuzamu muri uru rugo ubona icyiciro cyari cya Gugu akoma mujye mushyira mu gaciro agaciro ki Gugu yakoze hano Gugu yakoranye nafi hari ideni twamugiye iyo uri kuvuga gutyo ushyigikiye umukobwa wawe w'umunyamabi w'umunyamushiha reka numva mbabaye uracyababara rero umuntu wita ku bya rubanda ntiyite ko uwo bavukana ese Gugu si umuvandimwe wacu umuvandimwe buriya yanditse ku irangamuntu ya so mani mbikubwiye nk'umuvandimwe wanjye kandi nk'inshuti yanjye magara sibyo wumve ngo uramutse umenye cyangwa wumvise hari icyabaye afite sinzi amagambo nabikubwiramo ariko wumve ngo twaba twarabyisanzemo mani ngo mwabyisanzemo hari icyo mwakoze easy bro easy man
nta birenze bro. uri bono man njye sizoje nagusangira nawe dayo Abantu birahagije sorry man. It's okay. Oh fuck. Shit. Fiya mwana wanjye ndakwemera. Ubundi batwigishije kwihesha agaciro no kumenya icyiciro turimo. Wowe rero umaze gusobanukirwa icyiciro turimo ureke injiji itangiye kuvuga ngo ivindi imwe n'abazamu dore ukwarora. Cyakoze we na Fiya mukobwa wawanga ijuru muzayirungurukira muri senyenge. Are twamaze. Wewe wafunguye portail uraribona. Ahuzima bwo nta soni ufite yo Isoni se aho gutangiye kunyubahuka. Uyu nguyu uzi ko yakurebeye izuba ariko. Yashyize mu byiciro uzi ko wishyize mu cyiciro cya mbere utazi icyo uhereye. Nese uyu ni umuyobozi wanjye. Umuyobozi wawe ninde hano? Mukuru wawe. Umuyobozi ninde? Cyakoze muzapfa mwiririre pe. Nese maka nkubaze kuba Gugu yarabonye akazi keza akajya gukora kwa Cece. Nicyo cyari gutuma afi amwirukankaho akagenda akamugendaho ku buryo amwirukanishije ku kazi. Ariko se mugendaho nte? Ko ntari nkwiriye no kwicara mu biro bimwe nabo. Ese kucyumva utari ukwiye kwicara mu biro bimwe nawe kandi ari umuntu mugenzi wawe. Reka bude. Amakuru yose yafite. Mama yakubwiye ngo umenye urwego urimo. Urwego urimo nuko kwicara n'umukozi mu biro bimwe. Afi ubuzima ni gatebe gatoki ejo haba n'umukozi we. Ntawamenya. Ma uyu munsi uri umukire ejo wakena. Nta mpamvu yo kwihenura. Ukuze muzabatanga akazi. Ngo ushatse kuvuga ko Gugu yapfuye? Ariko sibyo mwabyihoreye. Ubwo ibyo ngibyo nibyo bigiye kwiriza umunsi wose. Ahubwo mwana wanjye Fiya kutagiye ku kazi. Habaye iki? Ma ntago nagiye ku kazi nayo mfite akaruhuko numvaga nkibakumbuye. Nubwo mbona umukobwa wawe hano batangiye kumukunda y'icwanga. Ese Peter nta mahoro ko mbona uza uduturaho inzugi umaze n'igihe utaza mu kazi. Nta mahoro numvaga ntameze neza niyo mpamvu maze iminsi ntaza ku kazi. Ubwo se nuko mwari muyoboye urugora wowe na Fiya nuko mubanye ku buryo uza n'agasuzuguro kenshi uduturaho inzugi udaheruka no muri uru rugo. Oya mumbabarire rwose ni umuntu wari untumye kuri Fiya niwe nashakaga. Numvaga nyine byihutirwa niyo mpamvu nje mfungura mpita ninjira. None se ushaka kumubwira ibanga ku buryo utamubwirira hano? Ma buriya ni ibanga. Kagenda mbwira ndaje. Ibanga yanyu. Telefone yanjye yazimye ntishobora kwaka. Kwa Tony ubu sinamenya ni nijoro. Cece nawe ngo yarimutse. Ndamenya ndajahe. Ese ko i Kigali haba abajura benshi uyu mujyi ntibahora bawunyamburiramo udufaranga twanjye nagurishije ingurube. N'umurimo ugasanga baratuncucuye. Dararaye. Tubasi telefone yatse ngahamagara Tony. Tukubona amasaha. Ufite ibyangombwa se? Ndego ndabifite. Rero kuri ibyo byangombwa byawe. Inirangamuntu n'ikarita y'ishuri nijyaho muri kaminuza. Kwize na kaminuza?
ukora iki se? nta kazi mfite nanjye gushaka akazi mu mujyi ntekerezaga ko ari icyo nakora nkaba nacuruza cyangwa se hagira ikindi kintu nkora mu mujyi kuko mu rugo ni mu cyaro nahoze mba mu mujyi imbere ariko sinahatinze rero nagarutse nyorwa ahantu umuntu twabanaga nsanga yarimutse kandi hano nigeze kuba naho nahayobewe telefone yari yanzimanye unibazaga ahantu nshobora kurara. Se nta telefone ufite? Telefone ndayifite. Hanyuma se umuntu wagiye kurara ntabwo mufitanye gahunda ku buryo ugeze amasaha uri mu muhanda? Ntabwo nigeze muvugisha gusa yarazi ko uyu munsi nzaza. Ubuse ko unyicariye ku rugo ubu wari burara aha ngaha urutegereje iki? Ntabwo nari nzi ko hano ari iwanyu niba ari amakosa mwambabarira telefone ngiyi yanzimanye. Ese ndagufasha iki hagati aho? Ndagucumbikira, ndagutiza telefone, ukorera iki? Telefone kwicomeka nabyo nibyo byaba ari byiza. Ariko iwacu habaye amacumbi ya 3 inana yashatse ndababura. Hari ahantu bari bandanye ngo bacumbikire abantu banje 35 ngo nsanze ari ahantu bita ngo kuri BNB ngo bed and breakfast ngo biba mu kizungu. Rero muncumbikiye bugaca mu gitondo wenda nakomeza urugendo iyo byo ndi kujyamo bigata umwana nkabona naho kuba mu buryo bwisanzuye. Aha hantu wicareho ni iwanjye, nitwa Fiona. Birashoboka ko nagufashira ijoro ejo ukazakomeza gahunda zawe. Ni wawe none hariyo n'abana n'umupapa? Njye ndi umukobwa. Ari umukobwa? Yego. Nta kibazo niyo narara ku marembo mfa kwa ndi mu rugo nta kibazo ariko ntari hano ku muhanda kuko nari mfite ubwango banahanyibira. Nta kibazo tugende ngucumbikire. Murakoze. Amakaranga.